amashusho y'ibyabereye Isake cyagaruka mu bitekerezo byanjye nubwo hashize amezi arenga 6 ntahutse mvuye mu gace k'intambara. Mfite impungenge ko indwara yo guhangayika nyuma y'ihungabana PTSD ishobora gukomeza nkarambana nayo imyaka myinshi cyangwa nkabana nayo ubuzima bwose nindamuka navuwe neza. Tugiye kugaruka rero ku buhamya bukomeye cyane bw'umusirikare wa Afrika y'Epfo. N'umusirikare wari mu butumwa bw'amahoro bwa DRC, aho ingabo za Afrika y'Epfo, Tanzania, Malawi zakubiswe mu buryo budasanzwe n'abasirikare ba M23 mu ntambara yatumye Goma ifatwa. Sake rero hari mu ho bakubitiwe cyane, nkuko tugiye kugaruka muri ubu buhamya bukomeye cyane yatanze mu gitangazamakuru kiwabo muri Afrika y'Epfo, aho yatanze ubuhamya asobanura uko ibintu byifashe. Yahereye ku mahugurwa mbere yo koherezwa ku rugamba agera ku byabereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo bari bakimara kuhagera, agaruka ku ibura ry'ibikoresho ryabayeho ku rugamba, avuga ku bibazo byabayeho mu kigo cya gisirikare cya Sake aho bari anagaruka nanone ku bugambanyi bakorewe na FRDC ndetse n'ibindi bitandukanye byo kwitabwaho mu gutaha nyuma yo gutsindwa. Tugiye kugaruka rero ku buhamya bw'uyu musirikare ufite ihungabana rikomeye cyane ndetse akanavuga ko natavurwa neza ashobora kutazakira akabana n'indwara ubuzima bwose, indwara y'ihungabana nyuma y'imirwano yabaye ndetse no guhangayika gukabije. Twise cyane rero muri iyi yose uko yakabaye. Turahera ku byo yatangaje ku mahugurwa mbere yo koherezwa ku rugamba. Ati mu mpera za 2023 mu gihe cy'imyitozo ya buri mwaka ya Vukulhome yabereye mu kigo cy'amahugurwa cy'ingabo Combat Training Center CTC cy'ingabo za Afrika y'Epfo mu ntara ya Northern Cape, abasirikare b'ingabo z'igihugu za Afrika y'Epfo ZANDF bakoze amahugurwa asanzwe ariko babwirwa ko bagomba kugumaho nyuma y'ayo mahugurwa kugira ngo bagire uruhare muri Operation Chiba, umusanzu wa Afrika y'Epfo mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baturutse muri batayo ya 2 y'ingabo z'abasirikare ba infantry za Afrika y'Epfo n'abarwanira ku butaka. Umuyobozi w'ingabo zari zigiye koherezwa yadusobanuriye ko igikorwa tugiyemo ari igikorwa cyo gushyira mu bikorwa amahoro, atari ukubungabunga amahoro, kandi adutegurira kurwana. Itsinda ry'abayobozi ryagiye gukora isuzuma lese muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Kuboza, rigaruka rifite ibisobanuro by'akazi ku butumwa, imyitwarire n'icyizere byari hejuru. Twari dufitiye icyizere ubushake bwa Afrika y'Epfo. Amahugurwa yarimo ibitero, gusubiza ibitero, gutera mbushi no gukora patrols. Nubwo twari dufite ibikoresho bike, platuni yanjye yagize ibura ry'impuzankano, inkweto za gisirikare, intwaro za mudahushwa, snipers, motozi zo kuri patrol za MM60, pasiporo, amahema n'ibikoresho byihariye bya lese. Ibyo byose byari bikwiye gutangwa na SANDF ku mitwe yihariye. Twagejeje ibibazo ku cyicaro gikuru maze ibikoresho byoherezwa Pington biteganyirizwa gutwarwa n'indege kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero uko bagezeyo, nk'itsinda rya mbere ryagezeyo ku wa 2 Gashyantare 2024 ridafite ibikoresho by'ingenzi nk'amakoti arinda amasasu, ingofero zirinda kuraswa ziriya za steel helmets, nyine za ngofero z'ibyuma cyangwa intwaro. Ibibazo byakomeje no ku matsinda ya 2 na ya 3 yoherejwe ku wa 14 Gashyantare. Misile yarashe igitero ku kigo cya Sake nyuma ya saa 6 ihitana umuyobozi wa lese n'umushoferi. Nk'abasirikare babaye cyane, turarakara kandi twifuzaga kwihorera. Twibwiraga ko urugamba ruzaba rworoshye cyane. Kwa 22/2024 tumaze kugira igoma, platuni ya lese yaduherekeje ijya Sake. Tugeze hafi y'inkambi y'abantu bimuwe mu byabo ya Mugunga iri hanze ya Goma, ibisasu bya moto byaturikiye imbere yacu. Abasirikare bamwe baraseka bati murakaza neza muri Ukraine. Igisasu kiyinjiraga cyatumye abasirikare bisunika binjira mu modoka ya gisirikare ya Mamba ikinjira amasasu.
cyaguye hafi aho kigaragaza ko cyari kigamije abarwanyi b'abanyamahanga bivugwa ko ari Jemila. Urugendo rwari rufite umwuka mubi rwarangiye tugeze ku kigo cyari mu rujijo, abantu biruka bashaka kwihisha. Icyo kigo cyasaga nk'inkambi y'abantu bacumbitse mu kajagari kitagira imiterere igaragara, nubwo hari abari bari gutegura cyangwa babiteguraga bari bashinzwe gutuma ikigo kiba gifite gahunda ndetse n'umurongo ufatika. Kijyanye n'ibikoresho byagiye ibura ryabyo mu gihe cyo kwitegura koherezwa mu butumwa bw'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC guhera mu mpera za 2023, abasirikare bahatiwe kwigurira ibikoresho byabo bwite birimo inkweto za gisirikare L800 n'amarandi 800 n'amarandi 1900, amahema ya chopper agura amarandi 2500 n'amarandi 600, gutunganya impuzankano zitari zikwiranye n'umubiri, no kuvuga ngo kudoda byari amarandi 50 n'amarandi 75, no gushaka pasiporo byasabaga amarandi 600, kandi nta ngurane yigeze isezeranywa, nta wabyitayeho. Ububiko bwa SANDF bwaburagamo ibikoresho by'ibanze nk'inkweto n'impuzankano ku buryo abasirikare batashoboye kwigurira ibyo bikoresho. Bari bafite ibibazo byo kuzagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagasinzira ku butaka iminsi mike ya mbere. Imodoka z'intambara zikingira amasasu, no kuvuga zifite bulletproof zarinye kandi nyinshi zidakoreshwa neza, zarinye ugereranyije n'iza Malawi na Tanzania zari zifite ibikoresho byuzuye. Malawi na Tanzania nibyo bihugu byombi byohereje ingabo muri DRC hamwe na Afurika y'Epfo, ariko Afurika y'Epfo niyo yohereje ingabo nyinshi. Intwaro za SANDF zaburaga ibikoresho bigezweho byo kubona mu mwijima, night vision, cyangwa kumurika mu gihe cya patrols. Systeme yo kwirinda ibitero byo mu kirere ya Sky Shield ntiyari mu byoherejwe bwa mbere, yoherejwe nyuma igoma, ndetse ikimara koherezwa yoherejwe ituzuye kuko ibice by'ingenzi byasigaye igoma. Iza koherezwa neza Isake yari kurokora ubuzima bw'abasirikare kandi yagombaga kuba igice gisanzwe cy'ingabo zoherezwa. Ikindi kibazo gikomeye nuko amaradiyo ya Kenwood yafatwaga byoroshye, no kuvuga ngo bayatataga mu buryo bworoshye mu ntambara, nko mu gitero cyabaye kwa 30 Gicurasi ikimoka, aha amaradiyo yinjiriwe bituma itumanaho ricika burundu. Platoon za Lisi zifite uruhare runini mu gutahura ibyago n'ibitero, zari zifite ibikoresho bike cyane nka pistole, no umuyobozi wa batayo yanze kubaha amapistole. Nta barashi b'inararibonye, no kuvuga snipers cyangwa bamudahusha bari bafite. Izo rero zagombaga kubuza umwanzi w'umurashi w'inararibonye snipers kwica umwe mu basirikare bacu ku marembo y'ikigo, ndetse n'abakoraga amarondo baragabanyijwe cyane. Igitero cya M23 cyo kuwa 23 Mutarama 2025 cyari kumenyekana hakiri kare iyo platoon za reconnaissance ziba zarakoreshejwe neza kandi zigahabwa ibikoresho bikwiye. Imitwe yihariye ikeneye ibikoresho byayo byuzuye n'ubwisanzure bwo gukora, kandi abayobozi bashya baba bagomba kumenya uko bayikoresha neza. Ikibazo gikomeye kurushaho nuko nta bufasha bwo mu kirere bwari bwateganyijwe mu bihe byihutirwa, nko mu gihe abasirikare bakomeretse bikomeye bakakenera kugera kwa muganga vuba. Bijyanye n'icyago cyo mu kigo cya Sake, guhitamo nabi aho kubaka ikigo byahaye igihombo gikomeye. Ikigo cya Sake kigihindura ikibuga cy'umwanzi, kandi bibi byago tutazigera twibagirwa mu buzima bwacu. N'ibindi bigo byari byugarijwe n'umwanzi winjiraga mu gace anyuze mu nzu z'abasivili afashijwe n'abaturage bo ku masoko cyangwa abakoreraga imbere mu bigo byacu. Abashinzwe gutegura no kubaka ikigo bananiwe bikabije. Ubwiherero bwari buke ugereranyije n'umubare w'ingabo. Amahema yari yubatswe hafi cyane n'urukuta rw'ikigo mu ntera
y'ibisasu bya grenade by'umwanzi. Amahema yaravaga mu mvura, ahagenewe kurira hari habi cyane, kandi aho kubika amasasu naho kuvurira abarwayi byari byarashyizwe ahantu hatari heza. Ubutumwa bwose bwaranzwe no gutsindwa guhera mu ntangiriro kugeza ku mpera. Igihe kirageze ngo abayobozi bacu bagira ubwitonzi bwinshi mu igenamigambi kandi bategure bakurikije amahame ya gisirikare, basigire abanyapolitiki politiki. Bijyanye n'amafaranga y'inyongera n'ibiribwa, amafaranga y'agahimbazamusyi yahabwa abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naya kera cyane. Ni ukuvuga ngo itegeko riyashyiraho rimaze imyaka 25 kandi akaba ateganyirijwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro mu gihe DRC yari ifite inshingano zo kugaba ibitero. Abasirikare rero bakaba barahabwaga amafaranga y'agahimbazamusyi y'intambara ari amarandi 761, amafaranga y'akaga danger pay y'amarandi 19, naho bahabwaga andi mafaranga y'agahimbazamusyi no kuvuga ngo y'akaga gakomeye special danger pay amarandi 29 ku munsi. Nta muntu utekereza neza wakwishyura abasirikare ayo mafaranga ngo yiteze ko bazishima cyane cyane igihe badafite ibikoresho bikwiye nk'impuzankano, inkweto, imodoka n'intwaro n'ibindi. Ibi rero byarushijeho kuba bibi nyuma y'imirwano yamaze iminsi 4 n'umutwe wa M23 yatangiye kwa 23 Mutarama igahitana abasirikare 14 ba SANDF. Mu by'ukuri twari tumeze nk'abafashwe bugwate na M23, tukarya ifunguro rimwe ku munsi. Amafaranga ya SADC yagenewe ibiribwa yageze muri SANDF, ariko nta na kimwe cyatugeragaho mu kajagari katewe n'ifatwa rya Sake na Goma na M23, kandi ntabwo higeze habaho na gato ko SANDF yasubiza amafaranga abasirikare bigura ibiribwa byabo mu gihe cy'amezi 3 mbere y'uko M23 iduha uburenganzira bwo kugenda. Ayo make twahabwaga yose yagendaga ku biribwa no kwitunga tubyigurira. Ku bijyanye n'ubugambanyi bwa FARDC, ingabo za FARDC arizo ngabo nini za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zitezweho gufasha ingabo za DRC, ariko zaratugoye ku buryo zaratugambaniye. Bamwe mu basirikare bazo bafatanyije na M23 bagambanira imigambi ya SADC. Ibyo byari igisebo gikomeye ku mwambaro wabo no ku gihugu cyabo. Twabonye inshuro nyinshi abasirikare ba FARDC bica n'abapfa impuzankano mu gihe abandi bagurishaga ibikoresho byabo kugira ngo babone icyo kwibeshaho. Kenshi na kenshi abasirikare ba FARDC bateraga ingando zabo bakahunga igihe babaga barashweho. Bagaragazaga imyitwarire idakunda igihugu. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikwiye gushaka abasirikare bafite ireme n'ubunyamwuga burenze. Nubwo igihano cyo gutoroka urugamba gikomeye n'igihagarika imyitwarire mibi yabo, nubwo byoroshye gushinja FARDC, Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kubazwa inshingano ku kutita ku basirikare bayo no gusesagura amamiliyoni ku banyamahanga b'intambara b'abamercenaires. Mirwano yo muri Mutarama 2025 hagati ya tariki 23 na 27 Mutarama 2025 abarwanyi ba M23 bamanutse bava mu misozi berekeza imubambiro bagamije kugota no kwambura intwaro ingabo za SADC. FARDC yarahunze isiga intwaro, impuzankano n'amasasu. Ingabo za SANDF zabashije kubasubiza inyuma nubwo zaraswagaho bikomeye. Mu gitondo cyo kuwa 27 Mutarama, M23 yohereje umugore wambaye umwambaro w'umweru azanye ibaruwa ku kigo cy'ingabo za Afurika y'Epfo Isake. Ibaruwa yari yanditse mu Gifaransa isaba guhagarika imirwano, igaragaza ko M23 idafite intambara irwana na Afurika y'Epfo. Hamanitswe ibendera ry'umweru kugira ngo M23 ibone ko ingabo zacu zubahiriza gahenge. Ariko igoma abarwanyi ba M23 binjiye mu kigo kiriyo, maze nyuma yo guteza igihombo gikomeye ingabo za SANDF bagerageza kuvuga ko SANDF yatanze intwaro, bakwirakwizwa inkuru z'ibihuha. Ikijyanye no kutitabwaho nyuma yo gutaha rero reka bari cyo dusorezaho. Mu gihe twari mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tw'abasirikare twiboneye amahano, abagenzi bacu bashwanyagujwe n'ibice by'ibisasu, gutwara abasirikare babuze amaguru
no gukusanya ibisigazwa by'imirambo ya bagenzi bacu. Tugarutse muri Afurika y'Epfo, SANDF yaduhaye gusa iminota 30 yo kuganirizwa n'abajyanama b'ubuzima bwo mu mutwe counseling, igatekereza ko bihagije. Mu by'ukuri ntibita ku mibereho y'ubuzima bw'abasirikare. Kugeza ubu nta muhango wo gutanga imidari wigeze utegurirwa abagize SANDRC. SANDF yatereranye abasirikare bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ibyo bigomba gukosorwa. Gira ngo uko mubyumva rero, ubu ni ubuhamya bukomeye cyane bw'umwe mu basirikare bari muri SANDRC, n'umusirikare wa Afurika y'Epfo, igisirikare cya Afurika y'Epfo cyitwa SANDF, aho yatangaga ubuhamya bukomeye cyane bw'ibyababayeho, ndetse akaba afite ihungabana ndetse no kuba ashikagurika buri munsi yatekereje ku mirwano yabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibisanzwe ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.